Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye guhaho tuzatsindiye ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosore ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, murabizi ikibazo kimwe cya gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba gikozwe. Iki kintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi urushaho gukosora imyitozo myinshi wabona uri kugira make, ukareba ibiri kukugora ukabyandika muri comment, tukagenda tuguteguraho amasomo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho byaroroshye, uba watubwira tukaza tukakwigisha umunsi umwe gusa, bugacya ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo, murabizi intego yacu ni ukubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Bibutsa ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe kiba kimaze gukorwa wazagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7 ko ibibazo 8 biragarutse. Ibibazo biri gukunda kugaruka. Ikintu usabwa ni kimwe, jya ahantu hatuje dukosorane kino kizame kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu rero, ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gukanda subscribe kugira ngo mujye muhita mubibona ku gihe. Hano rero ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa kivuga, ubwo urajya uhitamo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Icyapa dufite kimeze gite? Gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho, ese uri kubona ari mpande enye, ese uri kubona kino cyapa ari uruziga, cyangwa uri kubona ari mpande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. None gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, tugiye guhitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo aho imihanda ihurira, beka ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D yacu tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Byo biba bishatse kuvuga ko A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe? Ese kino cyapa kizobanura iki? Kino cyapa kivuga iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kiri mu bundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kino cyapa rero kikaba gisobanura ifungana ry'umuhanda. Rero mwa bino bisubizo bine baduhaye nta cyitwa ifungana ry'umuhanda baduhayemo, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri hano ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, nabateguriye iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona, sura ku YouTube channel uyirebe ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Niba wari warayirebye, ndakeka ko kino kibazo kitakunaniye. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Noneho ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ho tuba twaza tukakwigisha ariko tukigana turi kumwe umunsi umwe, tukakwigisha umunsi umwe ariko turi kumwe, bugacya ukajya gukora kandi ugatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ukeneye kwiga computer cyangwa uramutse uri gukosora kino kizamu ukagira ikibazo, byose uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukabigufashamo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Tegereze neza. Irakubwira ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, beka ngo gutambuka imbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, birabujijwe kunyura
ku kindi kinyabiziga, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Kubera iki? Ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho wewe uri kujya. Weho uri mu mutuku, we ari mu mukara, bivuze ko we aratambuka mbere. Aba bari guturuka aho uri kujya bo baratambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye hatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, yirebe kugira ngo nujya uragira ku bibazo nk'ibi byere kujya birakugora. Murabizi ibibazo biragaruka, kino kizame kimwe ukosoye ushobora kugerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7-8 biragarutse byo nka kino kizame kimwe wakosoye. Rero kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda bigusaba gukosora ikizame cyose cyakozwe, ukareba n'ibyo tuba twarashyizeho mbere ukabikosora, kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Wabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma, nkajya ngenda bategura amasomo bitewe n'ibyo muba mwansabye. Ariko uri hafi gukora, ufite umunsi umwe cyangwa ufite amasaha, kuba wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 nkaba nagutegurira agasomo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Kumumenyesha iki? Aravuga ngo ko hari icyago. B ikavuga ngo icyago kidasobanuye ukundi. C ngo imiterere y'icyago gitunguranye. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ubundi biriya byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Biriya byapa biburira ukuntu biba biteye, biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bikaba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ariko rino jambo wakoresheje y'umugenzi ntabwo ari kurikoresha we ku munyamaguru, ahubwo bari kuvuga ku muyobozi n'ubundi w'ikinyabiziga. Rino jambo umugenzi mujye mwitegereza neza ukuntu baba barikoresheje. Hari igihe barishyiraho bashaka kuvuga ku muyobozi n'ubundi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko uramaze guhitamo A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Mbibutsa ko niyo video namaze kuyabakorera y'ibyapa by'inyongera, aho biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Biriya byapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota yawe uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kimaze gukorwa aka kanya. Aravuga ngo bitegetswe byihariye gusa. Beka ngo ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe D ivuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ubundi ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ese uramaze guhitamo B? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wareba iyo video y'ibyapa by'inyongera, usaba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo umenye n'ibyo byapa by'inyongera. Ese biba bimeze ute? Ese biba bishatse kugaragaza iki? Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ariko uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma, nkajya agenda amategura amasomo bitewe n'ibyo muba mwansabye. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Nibura
ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Kwa kundi imvura igwa ukabona utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Aravuga ngo 2, beka ngo 3, sega ngo kamwe, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Ndakeka ko waramaze kuyitamo rero, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi ikinyabiziga cyagiye gifite amatara agiye atandukanye. Amatara ari imbere mu kinyabiziga, amatara ndanga, amatara ndangaburumbarare, ndetse n'amatara maremare, kikagira n'amatara magufi. Ibyo byose mubikeneye mwabyandika muri comment nkabazabateguraho video yabyo ibisobanura. None bari kubwira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe. Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiye, umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Beka ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, seka ngo iyo ari mu nsisiro, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ubundi amatara maremare y'ikinyabiziga bagomba kuzimwa mu bihe bihe. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Ano matara maremare aba birashoboka ko ashobora guhumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga uba ugomba kuyazimya, ntukoresha amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamuri bukore mu kanya, cyangwa uzakora ejo bundi, cyangwa ejo kitazakunanira. Murabizi ibibazo biragaruka bikagaruka bimeze bitya. Iyo ugezweho rero warabibonyeho ntabwo cyongera kukunanira. Niyo mpamvu tuba twaje gukosora ikizamini cyose kiba cyakozwe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo feri y'urugendo, beka kuvuga ngo feri yo gutabara, seka ngo feri yo guhagarara umwanya munini, deka kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe hano uri kubona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubundi feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni feri y'urugendo. Bonye biri kukugora utari menya gutandukanya feri y'urugendo ni iki, feri yo gutabara ni iki, feri yo guhagarara umwanya munini ni iki, wambwira nkaguteguraho amasomo abahari. Byandika muri comment zanyu nkazisoma, nkareba ibyo muri kunsaba nkabiteguraho amasomo kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo gatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Beka ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. Seka ngo icyapa cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Deka kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri cyanya cyo kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko nikigaruka mu kizamuri bukore kitari buze
kukunanira. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanya bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? Aravuga ngo toni 20, beka ngo toni 16, sika ngo toni 12, deka ngo toni 10. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikiyembe gusa ko toni n'urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora, hari abaduhamagara, hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari ababyandika muri comment mudushima wenda ko twabafashije mugakora rimwe mugahita mutsinda. Imana ijye ibaha umugisha. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora, niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ujye gukora rimwe uhite utsinda, ibyo byandika muri comment cyangwa unaduhamagare, ahasigaye tubigutegurire. Baba batsinze bakoze rimwe, nawe uri kwiga intego no gukora rimwe ugahita utsinda. W'ikintu busabwa ujya handitse subscribe ukahakanda, ibintu byose nshyiraho byaba ibyo postinga, byaba ikizame kiba cyakozwe, byaba amasomo yose aba ari byo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe kandi uhite utsinda. Ndakeka ko hano wamaze gutemeso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni se, toni 12. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe kikozwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 5, 7, 8 biragarutse mu kizame kimwe ukoze. Hano rero ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka biba bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Mwebwe mukunda gukoresha ngo agiye kumudepasa cyangwa agiye rero akaguhereza ikimenyetso ko ashaka kudepasa kugira umwereke ko wabonye icyo kimenyetso yaguhaye, hari itara ukoresha. Ese iryo tara riba rifite ayahe mabara? Aravuga ngo amabara y'umuhondo, beka ngo ibara ry'icyatsi kibisi, beka ngo umweru, de ikavuga ngo umutuku. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iryo tara rero rigomba kuba ari itara ry'icyatsi kibisi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kurushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura ikizame, ukatwandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ikindi ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi ukatubwira ati wenda mboneka saa 2 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa hino ikunda kuza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho byaroroshye, turaza tukakureba tukakwigisha umunsi umwe, tukakwigisha uyu munsi, ejo ukajya gukora kandi ukazana amanota meza ashimishije. Ariko ho biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga computer, ibyo byose twabigufashamo, cyane cyane iyo mu mujyi wa Kigali, ariko kwiga online ho aho waba uri hose mu gihugu tuba twabigufashamo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Intera ingana iki? Yamurika iri mwazino ntera baduhaye, imwe muri zo ukaba wayabona. Aravuga ngo metero 100, beka ngo metero 50, se ikavuga ngo metero 40, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
C metero 40. Ese uramaze guhitamo C? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko waramaze kuyihitamo. Nijoro amatara yo gusubira yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Yamurika muri metero 40 ukaba yakumurikaho cyangwa akaba yakumurikira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi ibinyabiziga birasora. Rero iyo hari ikintu cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro n'amahoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gite? Aravuga ngo mu mezi 2, B kavuga ngo mu kwezi kumwe, C ngo mu minsi 15, D kavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi biba bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Kingana n'iminsi 8. Ndakeka ko umenye igisubizo cy'ukuri. Hari igihe bazakibaza neza kino kibazo kimeze gutya bagashyiramo mu minsi 8, uzahita uhitamo ko bikorwa mu gihe cy'iminsi 8. Biba bishobora guhindurwa byagetewe n'iki? Wenda ikinyabiziga cyawe cyagonze ntabwo gisongera gusubira mu muhanda cyangwa wenda cyoherejwe mu mahanga. Rero niyo mpamvu hagomba guhita bimenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bigakorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nuko nta minsi 8 bari baduhaye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Beka ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aho iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo ariyo ibinyoteri, ndetse ni ukitegereza neza niba hari n'ibyapa bikwemerera kuba wahindura icyerekezo. Murabizi hari ahantu biba bitemewe kuba wahindura icyerekezo, bya byapa bibuza, cya kindi kibuza guhindura icyerekezo. Niba utari warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kujya kuyireba kugira ngo ibyapa byere kujya bikunanira, binagufashe gusobanukirwa nka bino bibazo, kuko biriya byapa murabizi bakunda kubibaza cyane. Niyo mpamvu ariyo video nabakoreye ya mbere kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Hano rero ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ese ni cyo wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Mu zindi ndimi z'amahanga mwebwe mukoresha ngo no kudepasa. Ese ni iki muri ibi uba wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Beka ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cyane ikintu nagusobanurira. Uno muhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza mpaka uvuyemo. Iyo uvuyemo haba ari icyapa kiburira gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, kirimo ibirango bikwemerera kuba waba wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kuko amabwiriza yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye no mu nzira nyabagendwa ibisikanirwamo. Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategeza uburyo bwo kunyuranaho, kuko kunyuranaho mu kona ntabwo yabyemewe. Rero ikintu ugomba kwirinda, ugomba kwitondera
inyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho mu koni ntabwo uri kureba imbere aho uri kujya, biba byaguteza ibyago. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa dufite gifite ishusho, ese wowe uri gukosora kino kizame uri kubona gifite ishusho imeze ite? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu cyangwa uri kubona ari mpande enye? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ariko hacishijemo akaronko gatukura. Ndakeka ko uri kubona ikirango ukuntu kimeze. Hano hari ibisubizo 4, ugiye guhitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. Mbega ngo umuhanda udakomeza ibumoso. Se ngo nta ngingero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D ikavuga ngo birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubundi kino cyapa gisobanura ko hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo uzi ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda ukaba uzitsinda icyo cyapa kirimo, bigufasha no kuba wahita utarura igisubizo cy'ukuri mu ibyo bisubizo 4 baba baguhaye. Urabona ko ni ibyapa bibuza, ugahita ubona kuri D barakubwiye ngo birabujijwe gukata ibumoso, kandi ibyapa bibuza. Ugahita umenya ko kubera kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, ubwo ndahita mpitamo D ivuga ko bibujijwe gukata ibumoso kuko niyo yonyine bavuzemo ibintu byo kubuza. Cyagaruka mu kizamu ugahita ugikora uzi n'impamvu. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, so ku YouTube channel uyirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 16 nacyo neza kimeze nka kira cyo ruguru, biteye ku buryo bumwe, bitandukaniye ku birango. Na kino gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo birabujijwe guhindukira. Beka ngo birabujijwe gusubira inyuma. Sega ngo umuhanda unyerera imbere. Ndeka ngo nibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Kino cyapa nicyo navugaga. Kino cyapa kiba kikubwira ko bibujijwe guhindukira. Rero iyo ugiye nko guhindura icyerekezo ukabona hari kino cyapa, ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, birabujijwe guhindukira. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ndakeka ko biriya byapa mukunda no kubibona, ariko cyane hano mu mujyi wa Kigali bikunda kuba bihari, ugasanga hari ahantu bakubuza kuba wahindukira. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Iravuga ngo kugabanya umuhanda no gukomeza witonze. Mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Seka ngo kuvuza ihoni. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyerekeye mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga ukabona icyapa kigaragaza ishuri, ese uba wakora iki? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Impamvu ugomba kugabanya umuvuduko no kugira ngo niyo haba harimo wenda nk'inshuke uba utabateza ibyago. Ariko nujya no mu bisubizo bazaguha wagiye mu kizame ukabona bagwaye ibisubizo 4, ukabona harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko cyangwa guhagarika ikinyabiziga. Ibyo bisubizo nka 90% bikunda kuba ari ibyanya byo mujye mubihitamo mujye muri kona, nta yandi mahitamo mufite mwizeye 100%. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditsemo. Ese uriya mubare w'abagenzi baba bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga baba banditswe ku kihe cyangombwa? Aravuga ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mbega ngo inyemezabwishyu y'umusoro. Se ikavuga ngo ubwishingizi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hari handitse C ni D.
ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo nujya guhitamo hari aha se uhandike D kugira ngo urebe igisubizo cy'ukuri cya nyacyo, urebe amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Umubare rero w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga buriya n'ahandi uba wanditse uretse handitse cy'ukuri nta kindi ni se ku bwishingizi. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari avuga ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, beka ngo ahanyurwa n'ingorofani, seka ngo ahanyurwa n'ibinyamitende, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. None urabona icyo gice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko hano bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ese ni A ahanyurwa n'amagare na volomoteri? Ese ni B ahanyurwa n'ingorofani? Ese ni C ahanyurwa n'ibinyamitende cyangwa ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro n'igisozo cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo tegereze neza, kibaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira ibihe? Aravuga ngo igare, beka ngo volomoteri, seka ngo pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze nta gisozo cy'ukuri kirimo mwese mumaze kubimenya bashaswa ngo A ntabwo ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo rero hari igihe bakibaza neza kimeze gutya, ariko kuri C bagashyiraho ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Rero waba warakibonye gutya ukaba wabyitiranya. Hano bavuze ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, nibavuga idafite uzahita uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha. Ikintu ukora ni kimwe, ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma, ahasigaye nkazagikurikizaho ugahita ukanda subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahita ubona ko nyishyizeho, uhita ubona notification utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Bibutsa ko na code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26 tukagushakira kode mu gihe gitoya. Wakenera ko tukwigisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi byo niba uri hafi gukora jya urakosora ikizame cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka ari byinshi cyane. Rero jya uragikosora urebe na biriya bintu ndi kuba napostinze, biriya bibazo biri gukunda kugaruka, n'ikiza mu kizame urakora uhita ugikora. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.